muraho nanone twongeye kubasuhuza tubashimira Imana tubaha ikaze kuri Mwigengesero TV. Uyu mwanya twifuje ko twabaganiriza nanone ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Rusi. Ni amagambo atunezeza, ni amagambo asubiza intege mu bugingo. Igitabo cya Rusi kiboneka mu isezerano rya kera. Turasoma ku gice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi umwe yitwaga Mahaloni n'iyitwaga Kiliyoni. Bari Abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana n'abahungu be bombi. Barongora Abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Ntago navuga ngo Imana ihabwe icyubahiro, ahubwo navuga ngo ngo Imana irengere abafite ikibazo nk'icyo. Turongera kandi dusome mu gitabo cya Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 6. Amazina y'abasekuruza wa Yesu. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se, Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi. Ndongera gusoma kuri uyu murongo wa 5 kuri aya masekuru ngo Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi. Reka dusenge. Mana yacu, iri jambo rishyigikire, iri jambo nirisenye, iri jambo niryubake, wihesha icyubahiro. Urakoze Mwuka Wera naze mu izina rya Yesu, amen. Aya magambo rero twayateguye tugambiriye kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uyu mudamu Nawomi niwe uvugwa cyane, ntabwo ari we wahuye n'inzara. N'uyu munsi hari abantu bafite inzara mu bihugu bitandukanye, kandi iri jambo ryerekana, wakwibaza ukavuga uti ese iyi nzara yateye muri kiriya gihugu cy'i Betelehemu yarateye igera kuri uriya rugo kwa Nawomi gusa? Si we wenyine wahunze, hari n'abandi bantu basuhuka inzara yateye bagasuhukira ahandi bakajya ahandi. Mu gihe cy'itangiriro nanone inzara yigeze gutera mu Isiraheli, ba Yakobo baramanuka barahunga bajya muri Egiputa kubera inzara. Rero impamvu Nawomi n'umugabo we Elimeleki aribo bavugwa ni ukubera yuko bari bazwi, bo bagaragaraga bari ubwoko bw'Imana. Hari abantu rero bahura n'ibigeragezo ntibavugwe ntibitabweho, ariko haba ari nk'umwana w'umwami cyangwa se w'ikimenywa bose, yaba yakoze nk'ikintu agahita amenyekana kandi atari we wakoze ibisa gutyo. Iyi nzara rero yaraturutse ku mugambi w'Imana. Arahunze, amaze guhunga Bibiliya iri kutwereka ko yagezeyo ahunze inzara. Inzara rero nta bapfu b'inzara bakunze kubaho cyane, kugira ngo inzara ijye kwica abantu nuko haba habuze abandi bantu. Iyi nzara rero ngo bamaze kuyihunga bagezeyo babona ibyo kurya, barariye. Ntabwo Bibiliya ivuga ko bishwe n'inzara, ahubwo bararwaye barapfa. Umugabo niwe wamanje gupfa, n'abana be nabo barapfa, kandi bapfa bamaze kurongora Abamowabu. Ntekereza ko ibi bigeragezo duhura nabyo, buri muntu agira ikigeragezo kiba gifite igihe cyategekewe. Hari umukozi w'Imana witwa Yosefu, ari hariya mu Egiputa, yahuye n'ibigeragezo bikomeye, ahura n'amakuba kugira ngo ave muri gereza. Habayeho kurota k'umwami, arota ngo inka 7
nziza, n'izindi nka zirindwi zinanutse, za zindi ngo zinanutse zirya inziza zirindwi, hanyuma ngo ziragumiza zirananuka. Izo nzozi zicanga umwami, zimaze kumucanga, hanyuma nibwo yahamagazaga abanyabwenge bananirwa kuzisobanura. Ariko hari abantu bari barafungwanywe na Yosefu, baravuga bati muri gereza habamo umuntu ufite impano yo gusobanura inzozi. Hanyuma araza arazisobanura, avuga ko hazabaho ubukire mu gihugu, hakazabaho n'inzara. Iyo nzara ngo yayogoje igihugu cya Egiputa, ndetse n'ibibazo biri mu Egiputa by'amasambu n'ibiki byose bikomoka kuri iyo nzara. Hanyuma rero icyo nashatse kuvuga ni iki: iyi nzara, izo nzozi nako umwami yarose, umugambi Imana yari ifite wari wo gukura Yosefu mu nzu y'imbohe. Noneho n'iyi nzara yabaye mu gihugu cy'Ubuyuda, Imana yari igambiriye kugira ngo igire icyo ikora kuri Nawomi n'umuryango we. Barahunze, bamaze guhunga. Ubundi icyo nagendereye ni ku bantu bamunzwe n'umuzimu w'amoko. Umuzimu w'amoko urimbuye abazungu, umuzimu w'amoko urimbuye abanyafurika, abantu bagafata intwaro bakicana kubera amoko. Imana itubabarire, Imana itugenderere. Hanyuma Imana yarashakaga gukora ikintu, yashakaga umucunguzi ufite amaraso y'abanyamahanga akagira n'amaraso y'Abisiraheli. Tuzi neza ko byari bibujijwe ko abanyamahanga, Abisiraheli badashakana n'abanyamahanga. Ariko aba bantu, aba bahungu ba Nawomi bageze muri kiriya gihugu bashakatse Abamowabu, kandi Abamowabu ntabwo bumvikanaga. Nuko bamaze kubarongora, bukeye barapfa. Mu rupfu rwabo rwari umugambi w'Imana, niko nabivuga. Buriya abantu benshi bapfa cyangwa se bagakurwa mu mubiri, si uko baba badasenga, ahubwo ni igihe cyabo kiba kirangije. Mperutse guhura n'umuntu twari kumwe mu modokari, amvugisha amagambo menshi, namubwira ibintu nkabona ntabyumva. Yari ari hansaba nimero za telefone, noneho nazimubwira ntabyumve. Kuri telefone anyishyuye ku rugendo rw'umugenzi, noneho mubwira telefone inshuro 4 kandi yicaye iruhande rwanjye, akongera akambwira ati wisubiriramo. Ndamubwira nti uyu mwuka ndi gukoresha urabazwe, uragezwe, nushiramo nzapfa. Nubwo rero uri kumvugisha amagambo menshi kugira ngo nzapfe wende ejo bundi umwuka Imana yagenye urabarangiye. Noneho rero icyo nshaka kuvuga ni iki: buriya aba bantu igihe kigeze umuntu ava mu mubiri, nta muntu n'umwe ufite imbaraga zamubeshaho zatuma arama mu myaka runaka. Nta n'ibyo kurya dufite twarya byatuma turama, oya, ahubwo umwuka wera niwe udutegurira ibihe. Niyo Satani aje kutwiba ashaka kugira ngo duhite dupfa, iminsi itaragera umwami arongera akadugarura. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu benshi bagiye bagarurwa, hari abantu benshi bafite amasezerano yo mu rusengero, Imana ikababwira ngo ibongere iminsi yo kurama. Nawomi rero abapfushije umugabo, apfusha n'abahungu. Amaze gupfusha abahungu be birangira gutyo, hanyuma afata icyemezo cyo gusubira iwabo. Icyo cyemezo yararangije kugifata. Ikintu cyakurikiyeho ariko icy'Imana yari igendereye ni amaraso, guhuza amaraso, guhuza amoko n'andi moko, amoko ntaryane, abantu bakaryana. Ndeka nongera iki kintu: ubwoko uvukamo burimo indushyi, burimo abasinzi, hari abaruhiye ushobora kuba uri ubwoko runaka, hari indushyi z'ubwo bwoko, hari indushyi z'abasinzi, harimo indushyi z'abajura, harimo indushyi z'abacuraguzi, harimo indushyi z'abarozi, bakaruhana n'ubwoko. Nta bwoko na bumwe budafite indushyi, nta bwoko na bumwe budafite abadayimoni badakoreramo. Igihe rero cyaje kugera, aratahuka, nirukanye umwuka wa Orupa wo kwikunda, umwuka wo kwirebaho. Bagiye gutandukana, Nawomi arabahamagara. Amaze kubahamagara abasezeraho. Uyu mukecuru afite agahinda, yibaza ukuntu aba bakazana be atandukanye nabo, nta n'umwe wigeze abyara. Ni ukuvuga ngo niba utarabyara warabuze urubyaro, hari umugambi Imana ifite. Hanyuma rero Nawomi arataha. Amaze gutaha atahana na Rusi. Rusi ngo yamubayeho akaramata. Rusi yari yarabonye Imana yo muri Nawomi,
hanyuma orupa yirebaho aravuga ati nta mpamvu yo kugenda. Ntabwo Bibiliya ivuga ku buzima bwa orupa, ariko ikigaragara ni uko yagiye agashaka mu banyamahanga nyine ntiyamenyekana. Icyo nagendereye ni iki, twasomye hariya muri Matayo, tubona muri ibyo bisekuru ko mu masekuruza ya Yesu Imana yashakaga ko Yesu azavuka afite amaraso y'Abisirayeli n'ay'abanyamahanga kugira ngo hatazabaho kurobanurwa. Niyo mpamvu nguhamagarira, hari umuzimu w'amoko warimbuye abantu mu mitima, wangiza abantu mu mitima, abantu bakicana kubera amoko. Turatura umwuka w'Imana ku bantu bose, ari abazungu ari n'abandi bantu batandukanye. Urakoze Yesu, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Reka tubashimire mwe mwari mudukurikiye kuri Mwigengesero TV. Imana ibahe umugisha. Niba utarakora subscribe ukore subscribe, ukande like, kandi ubu butumwa ubugeze ku bandi, ubana nabo mu mbuga za groupe WhatsApp n'ahandi hatandukanye. Imana irabiguhera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kandi wifuza kuvugana na mwarimu Kavamanga Felicien, wareba nimero iri kuri icyo kiganiro, mukajya inama ku by'urugendo rujya mu ijuru. Turabakunda cyane. Umwaka mushya muhire 2026. Bye bye.